Fashindushi nusibe narimwe kuyikorera jurana nabayo Fashindushi nusibe narimwe kuyikorera. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Turashimira Imana ko Imana ari Imana iturinda kandi namwe ikabarinda, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Rero tugeze muri ka kanya keza ko kubagezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu, ariko turatangira dusenga Imana kugira ngo izibane natwe. Twatangira dusenga. Turagushimiye Imana yacu, turagwimbaje, tugushimiye kuri Imana igira neza kandi kuri Imana mu gusenga kwacu. Umwanya wo kuza imbere yawe, umwanya wo kuganira ijambo ryawe, turakwinjiza ngo twemerere ubane natwe, tubonereze rwose kuvuga ijambo ryawe kandi icyo wagambiriye ugikorere mu ijambo ryawe mu mitima yacu n'abadukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Twaha ikaze Sheri kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu. Mbifurije gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dushima Imana nanone ko twongeye kugirirwa ubuntu kuvuga ijambo ryayo. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuvuga ijambo ry'Imana kandi Imana yiri hari. Urana Perezida yatumye umuntu ngo agende mu mwanya we, yakoze delegation. Biba ari ibintu bikomeye kuvuga mu mwanya we. Urumva rero kuvugira Imana, kandi Perezida we ntabwo aba yabonetse, abagiye mu zindi gahunda, ariko Imana tuyivugira ihari. Ntabwo byoroshye, niyo mpamvu tuba twinginga ngo idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Petero urwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 12. Haravuze ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Turasoma no mu Migani 22 umurongo wa 4. Ni ahantu habiri honyine dusoma, hanyuma tuganireho bikeya ndi dusengane. Aravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Haleluya. Amen. Aya ni amagambo abiri dusomye, ntabwo ndi bwinjire wenda mu bintu birebire ngo byagenze gutya na gutya ngo birajyanira ryanditse iki gihe ngo ncukumbure, kuko tuba dushaka gukoresha umwanya mutoya. Ariko turareba ngo aya magambo ahuriye kuki kandi niyihe message irimo Imana iri kuduha. Icya mbere ni uko ikigaragara ari ijambo rya mbere twasomye ryavuze ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Nuvuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ari ku byo basaba. Urumva hari amaso y'Imana n'amatwi y'Imana biri ku bakiranutsi. Uvuga ngo amatwi aba yumva ibyo umukiranutsi asaba, n'amaso areba umukiranutsi aho ari hose. Hanyuma irindi dusome ryo mu Migani naryo ryavuze ngo umuntu wicisha bugufi ni wa mukiranutsi n'ubundi. Aya magambo yose aravuga ku mukiranutsi. Petero yarimo avuga ku bintu bitandukanye, ariko handikira abantu batataniye, abakristo bari baratataniye mu bihugu bitandukanye bya Aziya n'ahandi, ngo ni Bituniya n'ahandi hose. Uvuga ngo mu ziriya nce za Aziya, avuga ababwira ko bakwiye kwitwara, abahugura. Ageze hano arababwira ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Hanyuma ayo maso ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku byo basaba havamo iki? Salomo yatavuga ngo umuntu wicisha bugufi cyangwa se umukiranutsi nyine akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Uvuga ngo wa muntu ukora ibyo gukiranuka, wa muntu wubaha Imana, ubundi agenewe iki? Imana yabwiye, Yesu yabwiye Petero amaze kumubaza ngo twebwe bagukurikiye tugasenga ibyacu, twe tuzagenda bite? Arababwira ngo nyuma y'ubuzima, ababwira ko bazagororerwa hari uburyo Imana izabagirira, ariko ababwira ko bakiri no mu isi hari umugisha bazahabwa, uburyo Imana izabagirira neza.
rero umukiranutsi Imana yiteguye kumugirira neza akiri no mu isi. Tugiye tubona niyo dusomye no muri Bibiliya ba Abraham abandi bagiye batandukanye muri Bibiliya, Imana yagiye ba blessing, yagiye ba umugisha, ba Dawidi, ubona ari abantu Imana yari yaragirira neza. Umuntu ashobora kuba umukiranutsi akabaho mu buzima bworoheje cyangwa se bukennye, ariko Imana ibasha no kumuha umugisha. Nta nubwo iyo tuvuze wenda kuba umukire ntabwo tuba tuvuze ku mafaranga gusa. Imana ishobora kuguha kuba umutunzi ku bijyanye n'amahoro, umutekano, ijambo ryayo, ukaba uri umuntu nyine udafite ibintu bya mirenge, ariko uri umuntu abakire ubayeho mu buzima abakire bifuza. Kuba umuntu agifite amafaranga nabyo ni byiza, n'ubutunzi turabishaka, kandi Imana yavuze ko nyine n'ubukire. Ikintu cya mbere yavuze Salomo yandika mu Migani 22 kandi yavuze ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Tugende ku ijambo ry'Imana rivuga, tujye vuga ngo ubashatse kuvuga iki. Oya, ijambo ry'Imana icyo rivuga hano nicyo riba rivuga, ntabwo njya ngo ryashe ngo bashatse kuvuga iki. Oya, iyo umuntu yubashye Uwiteka agaca bugufi, ni ibintu bibiri Imana idusaba. Ngo ingororano nayo ni ubukire. Cya mbere Imana imuhaza ibyiza, imugirira neza, imuha umugisha. Cya kabiri ngo ni icyubahiro. Iyo umuntu yakize ni icyubahiro kiraza, iyo wubashye Imana nayo irakubahisha. Cya gatatu abona n'ubugingo buhoraho. Rero ijambo twasomye rindi ryo muri Yakobo, ryo muri Petero we yavuze ko ntabwo Imana igarukira ku bakiranutsi gusa, ahubwo ngo n'igitsure cye kiri ku nkozi z'ibibi. Muri make rero reka twirebere niki dukwiye gukuramo, reka tugerageze tuba abakiranutsi. Umukiranutsi ni iki? Ni muntu ki? Nabyo tubirebeho. Ntabwo ari umuntu ukora ibintu byiza 100% kuko ntabaho. Ntabwo waba ukora ibintu 100% ngo ubure n'akantu na gato ukora, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo tuvuga ko nta cyaha dukora ngo tuba twise Imana inyabinyoma. Umukiranutsi ni wa muntu ubaho mu buzima bwo kwicisha bugufi, bwo gushaka gukora ibyo gukiranuka, bwo kurwana intambara nziza. Wahoze ari Sawuli waje guhindurwa Pawulo, yaravuze ahantu hatandukanye ngo nshaka gukora ibyiza ariko ibi bikantanya. Aho yari umukiranutsi nyuma yo kwizera Imana. Umukiranutsi ni umuntu nyine uhora urumva harimo inshinga gukira, uhora ushaka gukira iki? Ibyaha. Ni ukuvuga ngo uko utsinzwe ugahita uca bugufi ugasaba Imana imbabazi, ugahora nyine umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. N'igihe ucogoye cyangwa se Satani akurashe, ukihutira gusaba Imana imbabazi. Gusa wowe ugahora ufite umutima ushaka gukora ibyiza kandi ukabiharanira. Igihe nyine intege nke zanze, kuko turi abantu, ukisanga wakoze icyaha cyangwa se wacumuye, ukihutira gusaba Imana imbabazi, cyangwa se numba ari mwagiranye ikibazo ukamusaba imbabazi. Imana iduhana umugisha rero. Umugisha wo kuba umukiranutsi ntabwo bivuze kuba perfect, ahubwo ni uguhora ushaka gukora ibyo Imana ishaka. Igihe bitagukundiye ukihutira gusaba Imana imbabazi. Rero Imana, niba ushaka Imana iguha umugisha, niba ushaka Imana ikugirira neza kandi ikazagira neza n'urubyaro rwawe. Hari inkuru za Yonatani tuzi, uburyo Imana yagiriye neza Dawidi yagiriye neza Mefibosheti kubera neza Yonatani yamugiriye. Muri neza ugira cyangwa se kubaha Imana kwawe byagira umumaro n'urubyaro rwawe n'abandi bantu batandukanye ufitanye isano. Niyo mpamvu kubaha Imana bizana inyungu nyinshi, zirimo n'izo tubonera tukiri mu isi, kandi tukazabana n'ubugingo buhoraho. Yesu aduhana umugisha. Kansorezane kuvuga ibintu byinshi cyane, umukama akanya na Sheri nawe agira icyo avuga, hanyuma dusengane twinginga Imana dushoboze gukiranuka. Alleluia. Amen. Nta byinshi navuga kuko Sheri yabivuze, Imana imuha umugisha. Ariko twumvise ko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Imana yo mu ijuru ishimwe. Buri kintu cyose umukiranutsi akora, Imana ibimureba. Nimba ukorera Imana mu by'ukuri koko ibi bireba, nimba uyibeshya ibi bireba. Rero duharanire gukora ibyiza, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ati nimukora ibyiza ntabwo muzemerwa, nidukora ibyiza natwe tuzemerwa. Duharanire gukora ibyiza, duharanire gukiranuka, duharanire kwemera isoni z'umusaraba kugira ngo tuzabashe kugera muri cya gihugu kandi tukigeremo turi amahoro. Ikindi navuga ku ijambo ry'Imana batubwiye, buriya
abakorera Imana bose si uko baba bakize cyangwa baba bakennye, oya, twese tuba turi mu byiciro bitandukanye. Ariko nimba ushaka icyubahiro cyangwa kujya hejuru, tubanze twicishe bugufi. Tubanze twicishe bugufi. Nimba ushaka ubukire, wibushakira mu kuriganya, wibushakira mu gukora ibibi, ahubwo nimba ushaka icyubahiro, ugishakishe gukora ibyiza kandi udacogora. Imana yo mu ijuru dukomeze kudusobanurira iri jambo. Ni byinshi twavugamo, ariko umwuka w'Imana akomeze kugendera buri muntu wese abyumve nk'uko Imana ibishaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusenge. Mbonye yaririmbye aravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro, ugenda ngo ushakishe gukora ibyiza udacogora. Avuga n'ibindi bintu byinshi. Indirimbo yitwa Nzi ibyo nibwira. Mugende muyumve. Mu butumwa bwiza bw'umuntu ushaka kubaho neza, kubaho ubuzima bwiza, akagira icyubahiro, agatera imbere, kandi by'ukuri byanyabyo biri original, atari biri pirate. Kadusenge. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, dushimiye umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Dushoboze kandi ubane natwe, dushoboze gukiranuka, twe ntitwabyishoboza. Baraduha dushaka gukora ibyiza, ariko ibi bikadutanga imbere ko turi abantu. Ariko Mwami, dufite umuhate, twifuza rwose gukiranuka, ari twe n'abadukurikiye. Mwami, udushoboza gukora ibyo ushaka, ari cyo waturemeye. Tugushimira ko ubanye natwe kandi ukaba uhembuye imitima yacu n'abadukurikiye. Muza kuba natwe kandi ukora icyo ugambiriye mu mitima y'abantu batandukanye. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen.